Bakunzi ba Media Robert TV, tugaritse muri iki kiganiro. Ariko rero Rwanda rugezaho umwanzi yishima kabisa. Rugezaho umwanzi yaruseka bikanagaragara koko agahinda afite inzara shana kitakoresha koko. Inzara burya samputu nuwo yize kuririmba ngo ubupfura buba munda. None inzara yanzi ba inzara abayobozi b'ibihugu batangiye kwirukangira mu bindi. Ubona uvuga ngo president w'u Rwanda ari muri Tanzania, aho tamwibuko Tanzania ari umwanzi w'u Rwanda nayo. Mayambara ko cagurana muri Congo. None ariko apfuye kugenda ariko inzara. Ndakunda. Imbeba gashume mu nda ni gufunga mukanda ni kuba bababwiye ngo mujye mwizire ku mukanda kandi mwirinde nimbe imbeba sinzi impamvu ziboneka mu gihe cy'inzara. Rero uko bimeze nuko biteye nuko nguko makuru mwayumvishe ariko ze kujya gusaba awo wimye ni ibibazo bikomeye mu by'ukuri babisasiye barabisasira finally bagiye kugira ngo basabe uburyo bazajya batambutsa utuntu twabo hariya ku cyambu cyo muri Tanzania kuko ari ikora ku nyanja mutubabarire dutambutse ibintu byacu mwuka byaramwe dore musanzwe tumaze imyaka myinshi tubana neza tubana mu mahoro namwe muri abantu bacu muri imfura cyane rwose kuniya amagambo agarura abantu muri mudu kumbe wa Tanzania ni wakali turabingizemo ko byarumdire tumara imyaka gihumbi tukorana neza mwatubereye imfura nta kibi ntari biryabaturukaho nta mwanzi wadutera uturutsi wanyu rwose muri imfura cyane Tanzania niyo mu rwego naje kugira ngo turebe ko twazajya dukisha ibintu byacyo hora bica hano 80% byose bitambuka yavuze ngo 80 90% bica hangaha dufitanye ubufatanye bwacu bwa babita ngo ikiriya yabo lemisi ariko noneho ibiyo birasekeje mwihangane nimuseke cyane ndavuga ku bantu bafitanye zo za beef n'u Rwanda cyangwa abumva batishimiye u Rwanda leta y'u Rwanda hari bagiye kubakangurira ngo iyi noza camp society yabo ishyirahamwe bari bafite ryitwa ngo ni Tanzania cyangwa Rwanda Tanzania Friendship Association cyangwa kabicurikiranye kabivuga ngo Tanzania Rwanda Friendship Association noneho iyo ngiyo ngo bakayibutsa nayo kuntu twakorana neza tugiye mbese ubu no kwibuka kwiyorosa bukeye kandi already haje mu gitotsi kuva kera ibi niyo mu Kinyarwanda bavuga ngo gusaba uwimye cyangwa buriya barajya barebe gutya baravuga ngo kweri muranoze okay ngo mumvaga abanyamakuru b'Abanyarwanda n'amakuru bya leta bagenda bakavuga bagasobanura ngo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Tanzania ngo yari yarabikeneye kuva mbere uyu witwa Kombo Muhammad ameze gutyo ni nka Muhammad ngo yaraje ngo babyumvikanaho bumva ko ari byo mu gusura umubano Tanzania bakwica buhoro kandi n'ubugome harashize iminsi ingahe mbibabwiye nago nababwiye ibintu by'amakamyo y'Abanyarwanda bafungiye Rusumo hariya kuri border no kuvuga ngo nago bayafunga bavuge ngo twabafunze twabimye inzira nago dushaka ubutindigasanyi bwanyu icyo bakora imodoka zose transit zose zitwaye goods zose izigeze hari icyo bakora ni kimo bafata muda murefu yakabaye igenda mu isaha ebyiri ikahava mu minsi ibiri business ziba zipfa Nairobi ziba zipfa Mombasa Dar es Salaam ziba ziclosing zijya Mombasa ziba zangira urano kugira ngo kuko zimwe ziragenda zigaca aho ngaho zikaca za Singida zigakomeza
nawe zikiye za Kahama nyine mvuye Kahama kajya Singida ugakomeza zijya yongiye hose zigahinguka hitwa ni Moshi za Moshi ubundi zigahinguka hakurya zicrossing border zijya muri Kenya ahitwa Moshi nyine zikajya muri ya shyamba rinini zikajya muri hitwa ngo Kiyo za National Park zijya mu National Park mujya muyumva Serengeti. Hanyuma rero kugira ngo zitambuke bazikorera ubundi bazikorera service vuba Tanzania ni ikora ibintu cap bitarinze miliyoni kujya gusuzuma, ariko none basige bazifinyanga bahamagara Dar es Salaam ni hamagare gahamagara ngaho kuri border tizo imodoka z'u Rwanda zose ezire bugiye gupikinga imizigo ezire bugiye gutwara imizigo zikiye zivuye Rwanda goods zazo bamaze kumenya abanyirazo bahita bazikerereza iminsi 2. Uko nicyo gifungo cya mbere cyo kuko giteza n'igihombo kuba wazanye ibikoresho bimwe bikaboreramo ubundi ukajya kubona amamesa atangiye gutonyanga amamesa arimo kuva muri kaburimbo yose rwose ibyo no bikayaga ibintu byose bikangirika bigapfa so noneho ubu ngubu barimo barashaka gutsura umubano batangira bakora ubushuti babone cya cyambo batangiye gucisha imbunda intwaro n'ibiki byose Tanzania ntabwo ari buyemere bagiye kubaryarya nimara kugenda bavuge ngo mubafunga mubemerera ko nibaza kajya ku cyambu musonge nawo muravuga iki cyangwa bitoroze banyure Tanga muri Tanga nibica Tanga aho nanone nabo urumva kugera Tanga kongera kugera story ni danger my friend. Abanyarwanda bo ntago bazi ko ari bo bafite ubugome unafiki bonyine unafiki umuntu yabyiga nawe akaba munafiki nubanga umuntu w'indiyari yashobora gukora uburyari buri indiyari gihimwa n'indyamirize. Ubu rero president w'u Rwanda ye muri Tanzania kugira ngo abari we wigirayo bashizeyo nduhungireho ibiranga nduhungire babona ko arabata yacha mimi ni ombe nani yule muzazi Hasani mama Hasani madam tumuombe tumusabe turebe ko twaganira turebe kuno wende ibintu byajya mu buryo ariko my friend ndakubwira ngo mutegereze ko biri bukunde. Inzara yakanza abaturage ikanda n'abayobozi leta yahagurutse baravuga ngo president turapfuye abaturage bagiye kuturya bunyama abaturage bagiye kuturya busupu bagiye kutugotomera busupu bagiye kuturya buboyiro bagiye kudutsemba baducitseho baturangije bagiye abaturage barimo barimuka buri gihe bavuga mu gitondo bagasanga inzugi zafunzwe bakavuga ngo abaha bagiye ngo nago tuzi bakubiseho urufunguzo baragenda bigira mu Bugande bagiye gushakisha imibereho ni bari ku misoro yanyu mwarabanyunyuje mwabaye bacyo barunyunyuze mwarabamazemo akantu kose muturage uvuze ugiye kuvuga no muturage marafunga utari mu gifungo arimo aricwa n'inzara utari mu buroko no mu buroko barapfa bicwa n'imvungure za brain nabo barapfuye ibintu binago turabivugaho brain imvungure za brain zabamaze umwana aradiara arimo akamisha gutya aramisha gusa akahita apfa basigaye bameze nkuko mwabonaga bwa buntu bwo skeleton bwo muri nani Somalia ukuntu bari bananutse bameze gutya ari urutirigongo kwa umuntu w'umusore muzima kabisa yahitamye umugongo ari urutirigongo gusa ruri aho ngaho ubu ni umunyarwanda shaho w'umusore w'ejo hazaza ngo bamufungiye ngo bamusanze mu kabari saa 8 cyangwa ngo yagize majadiriano n'abantu sinzi ibintu nk'ibi bagafata bakajyana yango n'inzerereza. So no kuvuga ngo inzara itumye noneho umuntu atinyuka kuba yasaba uyimye ibyo bajyanye n'inzara mugende murebe mu Rwanda hose murebe narababwiye bari no twita ngo n'aba Singapore nabo batangiye gusonza oziba abantu twita aba Singapore ako hari inshuti yanjye mu Rwanda yo mwiyemezi yitwa Kerebo nayo yerekanye isuhuze pole sana ucyagenda mukaka modoka kawe imodoka baraziparitse ni ibyo nyine gahunda ni gufunga mukanda mufunge mukanda inzara ibiki byose ushize bari bavuze ko none bakibasha no gutuma zamaniye ko z'abakobwa kuza kurangiza abagabo bakagutega igikobwa ngo ni cyiza kikaza kije ibyo nabo bose barazi nta bakigumirayo baje nta batangiye kuvugisha ukuri abagiye hirya hose naho bagera kavugisha ukuri rwose mushatse mwanyitungiye cyasi igihugu twaje muri mission kugira ngo twangiza abantu ariko none dore je ibyanago nabijya mu mwuka byara basi munanyifungira ko mbone cyo mungaburira twibereho gutyo muri ubu buzima. So u Rwanda ruri mu mishikirano ubwaro rwipanza akazi
rujya gusaba imbabazi wa Tanzania, at least mutusaidie kabisa tafadhali ko kuriko kufana njya twagwa mu maboko yanyu, ariko turabavandimwe kuva kera mwaradutungaga. Sibyo ko umuntu bibaho muri politiki yo kugira ngo umuntu yiyubaka abaturage bamutinye, ukavuga nabi igihugu akota cyanze, biriya ni kanoni mutubabarire. Hako muri igihugu gikuru cyacu muri abantu b'icyubahiro, tubagombe icyubahiro, ariko mutubabarire muturwaneho tubone ibifungurwa biturutse mu gihugu cyanyu ndetse no ku mipaka yanyu, mwongere mukisheho bya bindi byacyagaho bitwa tumezaga mu mahanga. Basi bikomeze bitambuka bijya mu Rwanda byibura 80 nkuko byatambukaga, basi bimanure gake ariko bize turabingize mu bidu ariko inzara sha umwanzara kicwa n'inzara kabisa. Buriya nago bari bazi ko ngo na nyina wundi yabyara umuhungu. Ubwo rero Imana isa nkaho yakuyeho iki gihugu ikintu cyitwa amaboko, igisigariza abantu bake cyane bari muri icyo gihugu batagomba kuzagira ihungabana. N'ubu baranabizi Imana yateguye baraho ngaho, ni nabo bazanarokoka uyu mwaka, ariko abandi bose bazaba bakiri muri cya gihugu umwaka uyurangira bazaba ari abarami. Ni ku Mana gusa, n'ubundi dusengera u Rwanda ngo ruba amahoro tugasaba. Ariko hari umusirikare twabanaga witwa Gasambiti yahoraga ambwira ngo adui muombee njya, ngo umwanzi musabire musengera isengesho ry'inzara ngo yicwe n'inzara. Ubwo rero umwanzi jewe nagerageza ariko Umwami Imana abanyanga bose, umuntu wese uzi kwa nyanga, umuntu wese wamvuze nabi muteza amafa n'inzara amererwe nabi, uzi ko wese yahemukiye Robert awaherereye inzara nyukanyuke. Ngiye kubona none ngiye kubona mbona abantu bicwa n'inzara ari benshi, ndavuga yo Mwami Imana, ese bariya bose bari baranyangaga cyangwa Imana irambwira ngo yango bamwe bumviye amagambo y'abakuru b'igihugu bavuga reka inzara banze bakwate mu kigwaride, inzara irabadiha none dore. Ariko mupore sana, ngiye kongera kubasengera Imana babare. Noneho reka mbonze ntambutse itangazo ry'uyu mugabo witwa Ndori w'umuganga w'akasamutwe w'ishyano umaze gukora ibitando bidasanzwe, amaze guhigura imihigo niba hari n'ibikombe bazamuha kuko avura abantu benshi cyane. Mu muhamagare buri muntu ufite ikibazo cyose cy'indwara yaba ya spiritual mubiri n'iki byose mugana kubwire. Mwebwe nimwe mubizi koko murwaye ibirwara bitandukanye, sinzi ibicuri ibiki byose. Wowe warwaye wanzwe n'abagabo bose uri aho ngaho, umugabo arakubona kandi uri umukobwa mwiza ufite small size, ariko yakubona akabona usa nk'urwaye rushwima, yakorera mu maso akabona ureba imirari kandi ureba neza ufite reba muri maso y'inyana, yabona mu menyo akahabona hasa nk'ahari akabori, ugasa nk'umuntu ufite ubwanga mu kanwa, usa nk'umuntu ufite ubuvunderi kandi usa neza bundi muriho, ariko kubera amarogo uburozi bukugendaho waranzwe ugira igicyangiro. Muhamagare kuri 0780207874 rimwe. Iyo ni WhatsApp typinga gusa timvura icyano rindi, harafu bagukureho ruzizi rwisazi rukwiruka inyuma kandi narwo ufite. Muhamagare rero mwibereho neza. Hanyuma mu Rwanda nyine umukuru w'igihugu muri Tanzania kujya gusabayo imibereho, ntago buriya natangiye mbaririmbira akaririmbo ka Masamba, intore inzara nakasa mutwe uko byagenda kose tubizeranyeho. Kandi no umukuru w'igihugu yarabivuze ngo na watwigisha ko inzara iryana, inzara mufunge mukanda, lakini ngo mufunge unyemaza kwa ati ibihe bigiye kuza ni lazima kila moja afunge mukanda. Ngo ufunga mukanda murabizi mwenza guhambira mara ukayakomeza kugira ngo atakwishuza ikiri mu nkono kandi nta nikirimo. Oh my God, sasa rero mbabwire nawe urimo kuririmba ni Masamba intore. Ejo bundi yabonetse hano aje kugurisha amabuye y'agaciro ahantu hitwa hari embassy y'u Rwanda za Wandegea. Amabuye y'agaciro Masamba yakuye kweli. Masamba yazanye amabuye y'agaciro, baramubona bamwe ngo Roba ngo Masamba nguyu ari kuri bayita bamujyanye no kujya kumusuzumana kuri Q White, ngo ngwino murebe nza nihuta duparitse dusanga yamaze kuhava, ngo yagiye. Masamba intore yaje gusha amabuye y'agaciro kuri Q White.
uruguru yaho ari abantu bagora amabuye y'agaciro umuntu yaravuye kwigurishiriza ku tubuye tw'agaciro unovuga ngo hirya badira baramuhereza ba boss bari ku rugamba akaza kugurisha dore no waririmbye akaririmba akagatero kano niko kanshimishije karanandiza beyandarira mutima amariro y'umugabo atemba asubira mu indani mu imbere ubwo rero Masamba warakoze gushishura kano karirimba uziko uzi gushishura neza ukabisubiramo neza neza nje numva ko ziririmba neza aya umwana wo mu Bigina ukomoka kwa Sentore sha wa Munzenze abo ngaba abana baba twabasiyeta ariko n'abana beza n'imfura cyane mu appearance yabo babonye sawa bashiki babo baba beza cyane ariko basaza babo ni indyarya kandi bakajya no gwiyemeza cyane mu muryango ushaho abahungu ngo biganye ni Chantal mukuru wa First Lady ngo niwe biganye da aya ibyo nta kibazo kirimo n'amahirwe era niyo yagendeyeho nawe bakaba baramuhaye katayo kugira ngo yaratubonabonesheje yatesheje umutwe abahanzi uretse ko barabigobotoye ntabwo ntacyo bavuze imbere ya Bruce Melody na The Ben bamurenzeho cyane bamurusha n'ubukire atuye munsanga ya RBI nikorera munsi ku muhanda ubanza ukashe kuri ya kidogo uburyo bwa usa nk'utambika kujya kuri embassy y'Abagande naho n'inzu yasize niyo yavuguriye kandi afite agafaranga akomeza ibyo ntago bindeba kwanza iyo ngiye mu kurondogora hanyuma rero ikintu ndaje inshingano kubabwira abanyarwanda mujye mumenya ngo nta muntu kampara buri muntu wese arasaba giye mbabwiye ngo mu nkandira kanyenye mukanga iyi nomero mureba hano iyi nomero ntago ari iyo kunyandikira ngo turagukunda mu nkunda ruko mfite ngo uvutumbu nanjye mu nkandira kanyenyeri mu nkanda muzi ngumbayeho gute ibintu byose dukora hano ni bisaba amafaranga ndabegwa mukanda kanyenyeri mukambera ikibazo mukansuza ngo Robert ndagukunda urankunda ni yego none kanda nakanyenyeri ufite 300 ako abari mu Rwanda nta kibazo mwe muri kumusonga nago muri kwisonga ndabizi muri kumusonga rwose muri kumunigo agahinda ni kose ariko muri hafi kubohorwe Imana igiye kubatabara don't worry ubwo ba Masamba bageze muri Singapore yabo mwebwe mukaba mukibereye mu Giputa hahandi hakera ninde bika kaduha ya 1994 naho mwibereye niho abandi bose batababona bazi ko muhaga yuhaze bagenda baturema ibi bihaganyura amabrusheti niki nibinyama nibiki byose namaguru y'inkoko mwebwe muri aho ngaho mwikirisazi kwitama nindagara mwarazibuze mwabuze n'icyo turabizi ariko tuba ducecetse ariko ndababwiye yuko muri hafi kubohorwa Imana iraza gutanga je gutanga umugiriki okay igisubizo katwifate gutyo ariko byari byose uwabiraseho nawe agiye kwirataho aba mu rugero buri muntu wese ukwa mu rugero rwe araza guhora n'ikibazo kuko n'ubu ntago twari tuzi ko umuntu ashobora kujya muri Tanzania mbere ya madamu kamubwira ati rwose mama inzara inzara Rwanda Madam President wa Tanzania ubwo wahari n'abantu benshi bagiye abagabo baherekeje nyine bumve ko bimeze basabaga inzara tambutse ibintu byacu turabashimira umubano mudukunda ntatwanga kandi mbibutse ko Tanzania yirase inkotanyi hariya muri za Minembwe niyo hare bakwikira bararwana Tanzania mwirwa muyivuga n'abanyamakuru banyu mwirwa muyiharasinga ngo Tanzania irimo eratera inkunga ngo FARDC Tanzania none murajya kuyisabikira Tanzania mugiye kuyisabiki ko mwirwa muyiseba muvuga ibinyamakuru by'u Rwanda ngo Tanzania ngo na Wazalendo ngo na Angola ubushize mwarimo muvuga ngo Tanzania ifatanyije n'u Burundi kubarasa yo na South Africa na Congo ngo biri mu kantu kamwe kugira ngo babashamburiye sasa hivi mugiye kwaduye kumutera imbabazi kugiteteya
ako nakano nibarizaga. Hanyuma rero ibiganiro byacu nakagaruka nkuko musanzwe mubizi, nagira ngo mbanze mbakishiriza ko ngakara abantu bambwiye ngo bakeneye indirimbo yitwa Uwezo Tunao. Ninza kuyisanga ko nyifite Uwezo Tunao, ndaza kwibashiriraho. Uwezo Tunao murayumva nyuma, abashaka guporonja kuyumva muze kuyumva, ariko maybe nibinkundira ndayishiraho ko mugire amahoro kandi ndabakunda cyane. Salute. Jamani uwezo tunao, ushita ujanja na ujuzi, siasa pia na upendo ya kulinda Rwanda. Jamani uwezo tunao, ushita ujanja na ujuzi, siasa pia na upendo ya kulinda Rwanda. Sitepuka njia ya kuwapigia ngoma kali, sitalala mchana na usiku ni waborodeshe ngoma hits. Nitanguruma kama simba, niripue kama bomu. Nitanguruma kama simba, niripue kama bomu. Jamani uwezo tunao, ushita ujanja na ujuzi, siasa pia na upendo ya kulinda Rwanda. Jamani uwezo tunao, ushita ujanja na ujuzi, siasa pia na upendo ya kulinda Rwanda. Kigali City nzuri sana na vijana wetu vile vile, tunaborodeka na dancing tukifurahia Rwanda yetu, tukicheza raga, reggae, rambada, rap, slow twist, ichinimba, marabi, ngore, zuke, ngenya. Jamani uwezo tunao, ushita ujanja na ujuzi, siasa pia na upendo ya kulinda Rwanda. Jamani uwezo tunao, ushita ujanja na ujuzi, siasa pia na upendo ya kulinda Rwanda. Tukatike na ngoma bila wasi, tutakisha muziki kwa ulimwengu, hiyo ni kweli. Jamani junge nasi tukuonje furaha, kwetu ndivyo hivyo tulivyo. Nasema junge nasi upata amani, kwetu ndivyo hivyo tulivyo. Jamani uwezo tunao, ushita ujanja na ujuzi, siasa pia na upendo ya kulinda Rwanda. Jamani uwezo tunao, ushita ujanja na ujuzi, siasa pia na upendo ya kulinda Rwanda. Ngoma zetu kali sana, ni midunda mdunda pande zote, sauti zetu nyololo kama ndege wa asubuhi. Kuna ujumbe, kuna elimu, kwa hiyo sikilizeni kwa makini. Jihadhari na maisha, usisahau kama ukimwi ni kali. Jamani uwezo tunao, ushita ujanja na ujuzi, siasa pia na upendo ya kulinda Rwanda. Jamani uwezo tunao, ushita ujanja na ujuzi, siasa pia na upendo ya kulinda Rwanda. Jamani uwezo tunao, ushita ujanja na ujuzi, siasa pia na upendo ya kulinda Rwanda. Jamani uwezo tunao, ushita ujanja na ujuzi, siasa pia na upendo ya kulinda Rwanda.